usenge komeza usenge ntabwo izakwirengagiza hoya 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 wisenge wisenge izasubiza amasengesho. Mana wumva gusenga, tukuzamuriye ijwi ryacu tugusenga iki gitondo Mana, uhabwe icyubahiro hafi na kure kuko uri Imana yumva gusenga. Ushimwe, tuzanye amashimwe ngo tugushime. Haleluya haleluya. Iki ni igihe cyo gushaka Imana, gushaka mu maso y'Imana, kwezwa, gukiranuka, guhinduka, gusenga amasengesho y'ukuri ay'Imana yishimira no gukiranuka. Uhije abantu benshi, yeri Imana yacu udasiba ku manywa na nijoro, tuyihije mu mababa yayo. Komeza usenga Imana, guma mu masengesho, ntabwo izakwirengagiza hoya. Yipfukamire uyisenge, uyibwire ibyawe byose, izasubiza amasengesho. Komeza usenga Imana, guma mu masengesho, ntabwo izakwirengagiza hoya. Yipfukamire uyisenge, uyibwire ibyawe byose, izasubiza amasengesho. Turagukunda Mana, turagukunda kuri Imana yumva gusenga kwacu. Turagukunda, abaguhungiyeho ntibakorwa n'isoni. Abasenze, dufite ibihamya by'abasenze, abagushakanye umwete barakubonye Mwami. Yesu Yesu Yesu, amasezerano, tugushime tukwibutsa amasezerano. Senge guma mu masengesho, ntabwo izatwirengagiza hoya. Ipfukamire uyisenge, uyibwire ibyawe byose. Mu gitondo zinduka usenge, byuka usenge, haguruka usenge. Komeza usenga Imana, guma mu masengesho, ntabwo izakwirengagiza. Wigenda udasenze nyaboneka, nyaboneka senga. Sengera abawe, sengera ibyawe, ibwire ibyawe byose, izasubiza amasengesho. Amen. Ngiyo mwaramutse y'uyu munsi, ngiyo mwiriwe bitewe n'igihugu uherereyemo. Yesu ashimwe. Komeza usenge. Imana yumva gusenga. Imana abayishakanye umwete barayibona mu migani. Niho byanditse ngo abamushakana umwete baramubona. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ni Zaburi ya 34 umurongo wa mbere kugera ku wa 5. Uyu munsi turongera tuvuge ku gusenga, ku gushaka Imana kandi n'ubwenge, ubwenge. Reka dusome iyi Zaburi hanyuma tubyumve neza, tumenye uko turi busenge duhagaze mu ijambo ry'Imana. Nyankunda kubwira abantu ngo soma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo dusengeramo. Imana ntiyivuguruza ku cyo yavuze. Ugomba kugira amagambo y'Imana muri wowe yo gusengeramo. Ni byiza gusenga amagambo yacu, ni byiza kuvuga ibivuye mu mutima tukaganira n'Imana, ariko jya bibuka no gushyiramo niki Imana ikuvugaho, niki ijambo ry'Imana rivuga muri situation urimo, niki ijambo ry'Imana rivuga ku gitondo cyawe, niki ijambo ry'Imana rivuga mu bihuri gucamo. Ibyo bihuri gucamo Imana ibivuga yiki, ukaba ufite ijambo rijyanye n'ibihuri gucamo, karisengeramo, karyizereramo. Mu izina rya Yesu Kristo, ko n'Imana yumva gusenga kandi n'Imana yubahiriza icyo yavuze, si nk'abantu karagaciyemo. Reka dukomeze. Zaburi ya 34 umurongo wa mbere kugera ku wa 5. Zaburi iyi ni ya Dawidi ubwo yisarishaga imbere y'Ababimeleki, akamwirukana akagenda.
nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka niwe umutima wanjye nzirata. Abanyamubabaro babyumve bishime, mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Amen, amen. Imana ishimwe. Iyi zaburi ni ya Dawidi. Zaburi ya Dawidi yaragiye arisarisha ubwo bari bamuhamagaje ngo ajye guhura na Abimeleki akamwirukana. Uyu muntu yari mubi, yari kumugirira nabi, ariko Dawidi yigira inama, ubwenge, arisarisha kugira ngo bamubone nyine nk'igisazi, nk'umuntu w'umusazi utagize ikimaze, utagize iki. Yarageze muri iki gihugu barimo agenda arisarisha, agira ubwenge bwo kwigira umusazi. Ndagira ngo iki gitondo usaba Imana ubwenge. Situwasiyo yose ugezemo, Imana ijye iguha ubwenge bwo kuyisohokamo. Ibihe byose ugezemo, Imana ijye iguha ubwenge bwo kubicamo kandi nta cyaha ukoze, ukiranuka. Dawidi hano yarisarishije, akiza amagara ye. Ntawe mu gihugu yakozeho, ntawe muri ahantu yarageze yaragiye, ntawe yanduranije nawe. Yakizaga amagara ye kandi ayakiza neza, ntahacumuye. Noneho rero amaze gukira, niho yavuze ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Kuko baramwirukanye, baravuga ati iki kigabo cy'igisazi twakimaze iki, barakirukana, naho we abakiriyemo. Imana iduha ubwenge bwo kumenya uko dusohoka mu bibazo, kandi ibyo bibazo nibirangira twibuke gushima Imana. Iyo situwasiyo ikomeye, aho turi kunyura hagoye, niharangira twibuke gushima Imana. Kuko hano ku murongo wa 2 yavuze ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye. Shima Imana, shima Imana. Umunsi uratangiye, shima Imana. Imana iduhaye uwundi munsi. Nibyo njya mvuga, niba Dawidi hano yarakize kubera kukwisarisha, wowe ubyutse mu gitondo, gushima Imana bitwaye iki? Waramburiye so amaboko Imana yo mu ijuru yakuremye, yaturemye, ukayishimira, ukayiha icyubahiro, ukagira n'indirimbo uririmbye. Haleluya, Imana ikishima. Ndi kukunda vuga koko turutwe n'inyoni. Zinduka usenge, kandi usenga n'umutima wawe wose, kandi n'inyungu zacu gusenga mu gitondo. Ko dufata n'ibyacu byose tukabiha Imana umunsi wacu, tukagira icyo tuvuze, tukavuguruza ibyo Satani n'inkozi z'ibibi n'abadayimoni n'abandi bose badashakira ibyiza abandi bashyizeho, tukabikuzaho, twajya dutambuka mu mahoro Uwiteka yaturemeye, mu buntu bw'umunsi Uwiteka yaduhaye. Kuri 3 bavuze ngo Uwiteka niwe umutima wanjye uzirata. Abanyamubabaro babyumve bishime. Iyo tuvuze ubuhamya, tukavuga gukomera kw'Imana, tukavuga imirimo y'Imana, abandi bababaye baranezerwa, bakagira n'ibyiringiro. Yuhamiriza imirimo y'Imana. Muri icyo gitondo ushyira amaboko hejuru, ushimire Imana, ushimire Yesu, ushimire umwuka w'Imana umufasha twahawe. Haleluya. Kuri 4 bavuze ngo mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Tugashyira hejuru izina rye mu gitondo, tukaramburira Imana amaboko. Nandi masaha wasenga, ariko ugisanze uri mu mwuka, shima Imana, senga, ragiza Imana ibihe byawe, sengera imyaka yawe yo kubaho, yishyire mu biganza by'Imana, yiragiza Imana. Kwa n'igihe iba yagabanutse, haje biyigabanya, wongere uyisubize ku murongo, cyangwa se Uwiteka kongere kurama, kubera ko ari wabumbuye umunwa ugasenga. Fungura umunwa usenge mu gitondo, kuko nitwe bifitiye inyungu. Umufatanye nanjye guhimbaza Imana mu gitondo, washyize Yesu hejuru, ugafatanya n'abandi guhimbaza Imana, kuramya Imana. Unashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Iyo dushatse Imana turayibona, iyo dusenze tubona Imana. Iyi ndirimbo yavuze ngo komeza usenge, komeza usenge mu gitondo. Habyuka kare, gira ibyo ubwiye Imana, byuka kare, ongera wibutse Imana, ongera ushime, uhimbaza, byinira Imana, ubundi ujye mu mirimo yawe, nta kibazo, ntacyo bitwaye. Imana iranezerwa, umunsi wawe ukagenda neza. Nubwo hazana akaga n'amakuba muri uwo munsi, Uwiteka adukiza muri byose. Haleluya, umwami ashimwe.
ndagira ngo dusengere ubwenge uyu munsi. Dawidi yarisarishije, tubwire Imana ngo Mana, uyu munsi turagushimira, turaguhimbaza ubw'ubuntu bw'umunsi, ariko hari icyo tugusaba, turagusaba ubwenge. Tugeze mu gihe umuntu agomba kugendana ubwenge, agomba kugendana ubwenge. Natanze urugero, Zaburi nayizanye kugira ngo turebe urugero rwa Dawidi. Yagize ubwenge bwo kuva hano hantu ngo batamwica, bwo kuva mu maboko y'aba bantu ngo batamugirira nabi. None twebwe ni ubuhe bwenge tugira tugeze muri situation runaka, cyangwa se mu bihe runaka bitugoye, cyangwa se tugeze ahantu habi hatugoye, tugira ubuhe bwenge bwo kugira ngo tubisohokemo? Imana itwuzuze mu ubwenge bwo kumenya ko dukemura ibibazo. Ushaka gukemura ibibazo utavuze nabi, ushaka gukemura ibibazo na mwene se udatonganye. Ntabonye abantu batongana kugira ngo ikibazo gikemuke nuko abantu bavuga nabi. Oya, ushobora kuvuga neza ukabikemura neza, nabo ubwira bakumva. Nk'umukristo mu ndangagaciro zizima, ziboneye, zikwiriye, kandi ikibazo kigakemuka mu mahoro. Imana ishimwe. Si ngombwa kurakara. Oya, hari uburyo twakemuramo ibibazo kandi mu neza. Imana iduha ubwo bwenge. Hari uburyo twafatamo amadecision kandi mu neza. Imana iduha ubwo bwenge. Kristo yamamare. Umurongo wa 5 avuga ngo nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite. Ubwoba bugwanya kwizera. Ubwoba ni ikinyuranyo cyo kwizera. Iyo ubwoba buhari, kwizera ntibigukora. Iyo kwizera guhari, ubwoba buragenda. Imana iturengere, dukire ubwoba. Bwira Imana ngo Mana, uyu munsi unkure mu ubwoba. Ubwoba bwatumaga ntakora ibyo ngomba gukora, ubwoba bwatumaga nshidikanya, ubwoba bwatumaga umutima ubunga. Ariko uyu munsi, uyu munsi uhindukire wizere Imana, ushaka Imana, komeza usenge, komeza ushaka Imana. Senga, hagarara mu kwizera, usenge. Imana yumva gusenga, Imana isubiza amasengesho. Yesu urakoze, turagushimiye, turagusaba ubwenge uyu munsi Mwana. Tugushimiye ubuntu bw'uyu munsi, ariko kandi turagusaba n'ubwenge. Tugeze mu gihe cyo kumenya ubwenge, tugeze mu gihe cyo gukoresha ubwenge waduhaye. Apana kubumenya gusa, apana kubutunga gusa, ahubwo tubukoreshe. Tubukoreshe aho turi hose, tubukoreshe muri situation duhuye nazo, tubukoreshe mu byo turi kunyuramo. Mu izina rya Yesu Kristo, mu neza dukiranutse, mu buntu dukiranuka. Haleluya. Turasenze Mwami ngo uyu munsi wongere usuka amavuta yo gusenga. Suka Mwami, suka imbaraga zo gusenga. Suka iminyururu yari iboshye abantu ngo badasenga mu gitondo. Suka ubunebwe bwari buboshye bivemo. Ubunebwe bwari buboshye abantu ngo badasenga mu gitondo. Kangura amaso abantu babyuke basenge mu gitondo. Yesu, 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 hwitura. Wa marayika ubyuza, wa marayika uhwitura. Mu izina rya Yesu imibiri ikanguke, mu izina rya Yesu amaso akanguke. Dushime, tugusenge mu izina rya Yesu. Kuri Imana yumva gusenga. Ni natwe bifitiye inyungu, ariko dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Bashisha abantu gusenga Mwami, shoboza abantu gusenga Mwami. Yesu, 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 Data wa twese mwiza. Icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe ryubahwe Mwami. Uri umunyembabazi, uri umunyebambe, uri mwiza Mana, kandi urakomeye, ushobora byose Mwami. Mahanga yose Yesu, kora ibyo gukiranuka. Uramwemera. Turasenze Kristo mwiza, turasenze we mucamanza w'ukuri, turasenze we mutanga bugingo, turasenze nyiribi, turasenze Mwami, kugira ngo ngire ugarura inyota. Abantu bagushake mu kuri no mu mwuka, abantu bagushake bakiranuka, basenge, bakire ubwoba ahubwo bizere, bave mu bwoba bizere, bashake Imana n'umutima wabo wose. Urakoze Yesu, uyu munsi uhimbazwe, uyu munsi ushimwe kubw'ubuntu bwo kugira ubwenge, kubw'ubuntu bwo gukomeza kugushaka, bwo gukomeza gusenga, bwo kuzura imbaraga zo gusenga, bwo guhindukira tukizera ijambo ryawe, tukizera icyo wavuze, kandi iminwa yacu niceceke kugushima. Urakoze Yesu. Ibyo byandikwe kuri buri munota w'uyu munsi, buri saha y'uyu munsi, buri gihe cyose cy'uyu munsi cyandikweho ibyo. Ubwenge, twuzuza ubwenge. Abana bacu buzuza ubwenge, abo twubakanye nabo buzuza ubwenge. Ubuzima bwacu buhinduke, bugire ordre iri mu bwenge, bugire strategie z'ubwenge zibuturuka mu ijuru, bwa bundi buboneye, bwa bundi buzima, bwa bundi wishimira Mwami.
haleluya. Ndasenze mwami kugira ngo wongere papa ukize abantu ubwoba, abantu bahagarare badatinya kandi badatsinzwe n'urubanza rw'ikintu cyose, mu izina rya Yesu. Urakoze papa, turagushimiye none n'ibihe bidashira. Amen, 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 amen. Shalom, shalom. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Mwibuke gukora subscribe.